ganze ukora kwawe kururuke nekutebo elebo enevone shine mandone tabo elebo nekuta rekarebo enevone shine reka wirukana imyuka mibi y'ubwoko bwose imbaraga z'umwijima imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo reka uganze kandi Uwiteka Nyiringabo ijambo ryawe rigwire ukuri kwawe kugaragare kandi Uwiteka Nyaguhora ku ngoma reka isi yose imenye ukuri reka u Rwanda rwose rumenye ukuri reka abantu babaturwe Imana irangije insanga ku gisasiro na ndimo niryamiye Imana irangije imfunga ikibuno maze kumfunga ikibuno uburyo byagenze bene data iyo wanze guhamagarwa neza uza nabi ni ukuvuga ngo mukorere Imana muyitinya kandi mukorere mufite umuhamagaro nyawe umuhamagaro urimo ugumemo kandi ukora ibyo gukiranuka mbega ikimara kumpamagara nahuye n'ingorane bampa inzu yo kubamo yakarasharamye y'ubuntu barambwira ati ngwino ubuyibayemo mukozi w'Imana uyisengera abazimu bavemo iyo nzu byari byoroshye yarimwe abazimu batangaje Abayo TV. Nongeye kubasuhuza mwese abakomeje gukurikira channel yacu ya YouTube nkuko bisanzwe rero Imana ikunda kutuzanira abakozi bayo uyu munsi hari umukozi wayo yatuzaniye nkuko murimo kubireba rero uyu munsi tugiye kuganira ku buhamya atubwira aho Imana yamukuye atubwira naho imugejeje ndabizi ko ubuhamya mu bukunda muri benshi rero ntimucikwe kandi nimba utarakora subscribe yituyikora ubundi tujye dukomezanya tubane mu biganiro bitandukanye mukozi w'Imana rero turakwakiriye muri studio za Abayo TV watangira wibwira abadukurikiye ndetse ukanakomerezaho duha ubuhamya amazina yanjye nitwa Ndikumana Meshake ndi umuvuga butumwa ndi umugabo kandi nkori ikimana integetse cyose ndagikora kandi Imana igwije kuduha umugisha mukozi w'Imana mwamwumvise yitwa Meshake rero mu busanzwe hari abantu bavuka ugasanga wenda umuntu aravuga ati nge navukiye mu gipasteri mvukira kwa diakoni ese umuhamagaro wanyu cyangwa se kwakira agakiza kwanyu mwarabivukanye cyangwa mwaje gukizwa mukuze ndagira ngo nyine musangize abadukurikira ubuhamya bwanyu ukuntu mwakiriye agakiza ukuntu mumera mbese utubwire muri make uwuriwe mu by'uru rugendo muri make bene data dusangiye Kristo impamvu ngiye kubabwira ibi ngibi ni ukugira ngo mubashe kumenya aho mujyana ndetse aho muva ndetse n'aho mujya kuko nakizwe ndi umwana mutoya mbatizwa mbega mvuga ati n'ubundi ndabatijwe birarangiye ariko ntago bijya birangira ku Mana kuko naje kubwirwa n'ababyeyi barambwira ati rero impamvu wowe warabatijwe ariko mbega mu bantu babatijwe nabatijwe na mushiki wanjye arabatizwa ariko ngewe Imana agira ute maze kubatizwa ntago nahise ninjira mu muhamagaro neza ngo nkorere Imana ahubwo mbega hari ibyo nari mvuyemo hari ahantu nari mvuye ariko nongera ndahasubira bitewe n'ikigare cy'abantu mbega abantu bagira ute bambwira ati twagiye birangira ngize ute agakiza nkaretse kuko n'ubundi nari mfite icyumba ntaranarabatizwa nari mfite icyumba nari umubwiza butumwa kandi mbwiriza abantu kandi nari nyoboye n'abantu bakuze bashesha akangohe ndetse bananduta iby'agakiza ariko bande bakavuga ati koko uyu mwana hari ikintu mbega yabashije kumenya twe tutazi ngira ngo wenda ndaza kubafasha tugire tuganira mu kiganiro kugira ngo abantu bagende basobanukirwa umuntu Imana yatuzaniye ni muntu ki ndagira ngo ubundi dutangire neza twibwira abantu mu by'ukuri ubundi nashatse kuvuga ngo ukuntu wakiriye agakiza no kuvuga ngo hari ukuntu umuntu avuka wenda akaba ari mutoya akatangira muri Corridor Dimanche akagenda akura azamuka ese namwe ni gutyo byatangiye cyangwa se mwaje gukizwa mukuze nuko byatangiye kuko icyo gihe najyaga muri Corridor Dimanche icyo gihe mbega abapasiteri muri iyo minsi bakundaga kugura za bombo kugira ngo abana babashe kuza nyine bamenye ibyo kwera no gukiranuka kugira ngo bayinjize mu gakiza neza hari ibintu bajyaga tuombo baduherezaga tukaza nyine bakatwigisha ijambo ry'Imana bajya gutaha bakaduha twatubombo tukadutahana nize Corridor Dimanche ariko niho nanigiye yari pasiteri Mitima cyane ni wakundaga kutwigisha
yari umupasiteri mwiza cyane nakundaga, haza kujya no bita pasiteri Bataye, ariko we yaje gupfa, ndetse na Mitima nawe yarapfuye, yapfuye mbere, amaze gupfa hahita hapfa na Bataye. Mbega abo nibo nigiye ku birenge byabo, mbega mwinjira mu muhamagaro neza. Yumvikane ko mwahamagaye mukiri bato. Noneho mbese iyi mpano yo kuvuga ubutumwa cyangwa se umuhamagaro wo kuvugira Imana byaba byaratangiye ryari? Mbese nimba mwibuka umwaka cyangwa se nimba mwibuka igihe, ni ryari mwiyumvisemo ko mufite impano yo kuvuga ubutumwa? Ni 2005 niho natangiye kumva ndi umuvugabutumwa, no kumva umuhamagara ari wo nguwo, nkugumamo, ariko byaje kugera igihe mbanza guta umuhamagaro, njya mu bitandeba, ntangira gusayisha nk'abandi bose. Ariko noneho ngeze mu mujyi wa Kigali, nageze mu mujyi wa Kigali nibwo natangiye kuba umunyamuhamagaro neza. Bo murabyumva nyine, hari abantu bavawe na ngo kujya Kigali, ngo Kigali si Kigoma. Hari igihe umuntu agera muri Kigali ugasanga iramugushije, ariko birumvikana ko we ugeze muri Kigali bwo watangiye kujya mu by'Imana neza. Mbese wumva ko urimo no gusenga, utangira no kwiyumvamo umuhamagaro. Bo mukiri aho ngaho hari ibyo nashakaga kubabwira, ariko mbega nkigera muri Kigali nabanje gusayisha nk'abandi bose, kandi nari narabatijwe, kandi njya gusenga bavuga ngo ndi umukristo, ariko n'ubundi mbega ubukristo bwanjye budafashije, kuko nakoraga amanyanga menshi, nanywaga inzoga, nkanywa n'urumogi. Ariko noneho neza Imana yaje kumpamagara, injiza mu muhamagaro, injiza mu muhamagaro inkuye mu kabare, inkuye mu biyobyabwenge, ndetse na za nzoga ngo bita gitoko, two nibyo twajyaga twirirwa tunywa ngo na za siroduwiri. Ariko Imana irangiye iravuga ati ubu ngubu birarangiye. Muhamagaro Imana irangije insanga ku gisasiro, ndimo niryamiye, Imana irangije imfunga ikibuno. Maze kumfunga ikibuno, uburyo byagenze bene data, iyo wanze guhamagarwa neza uza nabi. Ni ukuvuga ngo mukorere Imana muyitinya, kandi mukorere mufite umuhamagaro nyawe, umuhamagaro urimo ugumemo, kandi ukora ibyo gukiranuka. Mbega ikimara kumpamagara nahuye n'ingorane zikomeye cyane, kuko nafunzwe kibuno, ari ku cyumweru, ku wa mbere haragera ku mbega ikibuno cyarafunzwe, cyarafatanye. Mbega kurya mbega nagiraga inzara nkarya, ariko mu nda nkumva ni nka betonye mu nda, ariko simbashe kugira ute, simbashe kunya. Impamvu byambayeho rero, nari naranze kumvira Imana ntuzinyeho abakozi b'Imana, barambwira ati va mu by'urimo ugarukira Imana, kuko n'ubundi warabatijwe, uri umunyamuhamagaro kandi uri umuvugabutumwa. Ariko nurushaho kugira ute, nurushaho kubikwepa. Ndavuga ati oya, reka mbe mbiretse, nkomeza kwikorera bya bindi. Ariko noneho Imana ingeze nyigereraho ubwayo, ntuzashimereho Imana ngo ikugereho, ahubwo uzaze hakiri kare. Bo birashoboka ko hari abantu barimo kutureba, ubundi iyo umuntu wenda ari gutanga ubuhamya ntago ari ukwimena inda, ahubwo no kugira ngo umuntu waba ari muri iyo nzira cyangwa se ari mu buzima runaka yumve ko nawe hari aho Imana yamukura, hari naho yamugeza. Birashoboka kuko hari amanyanga menshi mwakoraga, hari ibyaha byinshi. Ese nta kuntu mwadusangiza muri bimwe muti wenda hari ibintu twari twarananiwe kureka, ariko Imana ishobora byose niyo yadushoboje kubireka? Ibintu twari twarananiwe kureka no kunywa itabi ndetse n'inzoga, ndetse n'ubusambanyi bugiye bukaze, kuko icyo gihe ntago twajyaga twita ngo umukecuru, ngo cyangwa ngo uri umukobwa, ngo cyangwa uri umwana. Twakoze ibintu byinshi cyane, ariko mbega Imana irangije dutumaho abantu bayo, iratubwira ngo muduterere imisozi, tugume mu misozi ariho dusengera, kuko ngo ari wo muhamagaro wacu. Guhera uwo munsi dutangira iyo nzira y'agakiza, tugomeza kugira ute, tugomeza gusenga. Icyo gihe hamaze iminsi ibiri, umunsi wa gatatu Imana inyinjiza muri korari y'urubyiruko, irangira irambwira ngo iyi korari yigumemo. Icyo gihe nta misanzu bigeze bansaba nk'abantu naranje bahungiyeho, ahubwo barambwiye guma ahangaha, ibisabwa byose turajya tubiguha mukozi w'Imana, tuje gusanga uri umukozi w'Imana. Mbega maze kubimbwira narishimye cyane, ndavuga ati koko baje gusanga ndi umukozi w'Imana, ntago bansomye mwo ubujura cyangwa ubusambanyi cyangwa kunywa
n'inzoga cyangwa n'itabi, mbega bansomye muko ndi umukozi w'Imana, numva ndishimye cyane kuko ari bene data nari impungiyeho. Guhera uwo munsi rero ntangira kugira ute kuba muri korari, ntangira kuririmba, ariko ntibyanyoroheye umuntu waranyweye inzoga n'ibiyobyabwenge kugira ngo bamushyire mu murongo ngo nawe aririmbe, kuko byabanje kungora cyane. Najya ndirimba bakankura ku mwanya wa mbere, bakanshyira ku wa kabiri, bakaza bakanshyira ku wa gatatu, mbega bakagenda banyimura, ariko mbega ntibyanyoroheye. Ariko Imana irushaho kugira ute kungirira neza bene data. Birashoboka ko nawe waba urimo kureba iyi televiziyo, ukaba urimo kumva wenda ubuhamya bwa mugenzi wacu. Birashoboka ko nawe hari ibyaha byakubase, ariko ndagira ngo nkubwire ngo imbabazi z'Imana ziracyariho, kandi Imana yahinduye Sawuli ntago we yakunanirwa. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu uri we wese uko umeze kose, ugarukiye Imana yakugirira neza. Rero umukozi w'Imana, wenda hari ibintu byinshi abantu baba bafite amatsiko. Nanabwira n'umuntu urimo gukurikira iyi televiziyo ngo niba hari ikibazo wifuza kubaza uyu mukozi w'Imana, wakwandika hasi muri comment, nta kibazo akazadusubiza wenda mu kiganiro twazakorana ubutaha. Ariko wenda mbere y'ibindi byose nshaka kubabaza, ubundi ubusanzwe muri iki gihe ubu muri kubarizwa hagana hehe? Uyu munsi ndimo ndabarizwa ku mudugudu n'ubundi aho n'ubundi nabaga muri korari, ndimo ndabarizwa Ikarama, mbega cyari Kiruhura none nakirijwe, ariko urusengero urabizi ko urusengero baje kurusenya bitewe n'impamvu n'uburyo leta ibireba ikabona ko ibikorwa mbega bashyize aho ngaho mbega bidasobanutse, bikaba ngombwa ko babihakura kugira ngo noneho bazahashyire ibikwiriye. Na urabizi ko turi abakristo, tugomba kubaha igihugu, tukubaha abayobozi, kandi tukubaha n'abavandimwe bakiyoboye bose, ni bene data. Mukozi Imana ishimwe cyane. Rero wenda hari nk'ikindi kintu nifuza kukubaza, ubundi mu buzima busanzwe ni ikihe kintu Imana yaba yaragukoreye kikagushimisha cyane ukavuga ati Imana ndagushimye kubw'iki gitangazo unkoreye? Ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye njyewe nuko abavandimwe mbega abantu bo mu miryango bajya bavuga ngo nzapfa ntabyaye. Icyo kintu nicyo cyanshimishije, kubona narabyaye nanjye nkagira umwana. Icyo kintu cyaranshimishije cyane, kandi nawe cyagushimisha. Abantu benshi mbega bafite ibibazo by'uko bafite abana cyangwa bakagira abana bakavuka abana mbega bafite uburwayi runaka, ariko njyewe uwanjye ndashimira Imana ko yavutse nta burwayi na bumwe afite, ari umwana ushimishije. Muri uru rugendo ndabizi habamo byinshi bidushimisha n'ibitubabaza, ariko ndagira ngo noneho dusangize ikintu cyaba cyarakubabaje mu buzima ukavuga ati rwose ndababaye, ngize agahinda, ukumva kikujyanye kure cyane. Ni iki? Ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye ni uguhura n'abantu birirwa bateka imitwe ku bandi babaka amafaranga. Icyo kintu cyarambabaje cyane, nibyo byahise bituma mpindura isengesho, ntangira gusenga ukundi mpindura urushundura muri makeya, mera nk'aba Petero. Mu by'ukuri ubu wowe ntabwo wasengera umuntu ngo ni ukugira ngo aguhe indonke, ahubwo umusengera kuko ari Imana ibikwemereye. Njyewe muri makeya ntago nsengera umuntu ngo ampereze, ahubwo nsengera umuntu kugira ngo Imana imukize abashe kugera kuri Yesu. Birashoboka ko abantu badukurikira hari umuntu wakwifuza kuvugana n'uyu mukozi w'Imana Meshake, ese ukavuga ati namusanga he? Ndagira ngo wenda tutaranagera kure abanza atange nimero ye ya telefone, cyangwa se n'ahandi hantu umuntu yamusanga kugira ngo uzifuza ubujyanama, uzashaka gusengerwa abe yakuvugisha. Ndumva mwatanga nimero yanyu ya telefone. Nomero yanjye ni 07 8 4 8 600. Ni 07 8 4 8 600. Iyo niyo nomero yanjye nkoresha ya buri munsi, ihoraho. ntago ndi nka babandi wahamagara ugasanga ni kompoze. Igihe cyose mba mpari, nkunda gusengera abantu, ndi umunyamuhamagaro, nkunda gukorera Imana ahantu henshi cyane, ahashoboka n'ahadashoboka ngomba gukorera Imana, kuko nemereye Imana nigomba kungenga. Kuko iyo ngusengeye
ntago nkwaka amafaranga sinkwaka ibiguzi, mbega ngusengera n'umutima unyuzwe, n'umutima ugize ukiranutse, kandi nkakugira inama. Ngira inama ingo nyinshi iyo zasenyutse, benshi ndabunga, benshi mbabwira uburyo ki bagomba kugira ute kwita ku rugo rwabo. Ndi umwana muto, ariko Imana hari igihe Imana barahaye umuntu impano zigiye zitandukanye. Wenda nagiye mbabazana ahantu mwabaye, muravuga ngo mwabaye imyaka 4 muvuga ubutumwa, musengera abantu barakizwa, ariko se mu by'ukuri wenda nk'ikintu kimwe gusa mu buzima uvuga ati iki kintu ni iki Imana yankoresheje ntago nakibagirwa? Kuko wenda nk'urugero nk'umushobora gusengera nk'ikirema kigahaguruka, n'urugero cyangwa se nkasengera umurwayi agahita akira. Mbese ni ikihe kintu wumva kigeze kubaho kikagutunguka bati ariko Mana ndagushimye kuko ni wowe ubikoze, imbaraga zanjye ntacyo zari kubikoraho? Ikintu nasengeye ni byinshi cyane nagiye nsengera, ariko reka mbenyureho muri makeya kugira ngo namwe mubyumve, mwebwe mukurikiye ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Umuntu nasengeye umuntu, hari umubyeyi w'ikarama, umubyeyi yararwaye umwingo, awumaranye iminsi myinshi cyane, yarivuje, yaragiye yashika, baramuhaye imiti byaranze, ariko tuza guhurira ahantu ku mubyeyi w'umuhanuzi, mbega turimo turasenga. uwo mubyeyi bamwita Mama Elisa, sinabura kumuvuga kuko ni umubyeyi mwiza cyane. Turangije turasenga Imana, tumaze gusenga Imana, wa mumama araza arambwira ati hari umumama wo gusengerwa, uyu mumama tumusengere, kuko baje kumbwira ko wasengera abantu bikagira ute bigashoboka. Ndagize murambika ibiganza ndasenga, ntago nigeze nsenga mu magambo menshi, nasenze amagambo makeya cyane. Arangije ahita akira umwingo. Ndangije amaze gukira umwingo, tuza guhura, arambwira ati namusengeye uyu munsi, ejo bucya umwingo wagiye. Duhura ku munsi wa 4, arangije arambwira ati umwingo wanjye warakize, uri umukozi w'Imana. Ndambwira ati ni Imana yabikoze, ntago ari njyewe wabikoze, ntago ari njyewe kubyirata, ahubwo ngomba kubirata Imana, kuko Imana ariyo yabikoze. Imana ishimwe. Irangije inkoresha nabwo ahantu bita muri za Rurindo, mujya muhumva muri za Rurindo. Najyaga nsengera abantu benshi cyane, ariko naje gusengera umuntu wari ufite inda, ayimaranye amezi 12 ayiriho, yaranze kuvuka neza. Ndamusengera, ndangije Imana irambwira ati numubwire ko ejo azagira ute azabyara umwana. Ndangije ndabimubwira, ejo arabyara. Arangije arambwira ati rero umukozi w'Imana, nje gusanga uri umukozi w'Imana. Barangije ngo bampa inzu yo kubamo yakarasharamye y'ubuntu. Barambwira ati ngwino ubu yibayemo umukozi w'Imana, uyisengera abazimu bavemo. Iyo nzu byari byoroshye, yarimwe abazimu batangaje. Nabwo bukeye hashize iminsi, hari umuvandimwe nawe wari urwaje shangazi we, yarabirwaye cyane. Arangije arambwira ati yari yarasaze, mbega yarasaze yareruye, mbega aravugiriza abaturage induru. Arangije arambwira ati ngwino ujye kumfasha mukozi w'Imana, naje gusanga ko usengera abantu bigakunda. Njya kumufasha, tujya gusenga, nsengera uwo mukecuru. Ibizimu birivuga, mbega arafite telefone ararikodinga kugira ngo aze kubibumvisha n'abandi, wenda bataza kuvuga ngo wenda ni ubutekamutwe bw'abantu bo mu iyi minsi. Arangije abyumvisha umugore we, abyumvisha n'abantu, aravuga ati dore wa muntu n'ubundi dore yari yarasaze, ibisazi byari bimurimo byamuvuyemo, arakira. Ubu ni umukecuru ushima Imana, mbega aragenda, asigaye agenda akajya no guhinga imyaka ye. Mbega ibintu bimeze neza muri makeya, hari ibintu Imana yakoze. Imana ishimwe cyane. Buriya rero nyine umunyarwanda niwe wavuze ngaho kugira ngo urate inkongoro ahubwo wakwerekana abana zonkeje, cyangwa se ngaho kugira ngo werekane inkovu z'imiringa ahubwo wakwerekana mwiyuzurize. Ndabizi ko mubizi. Ni byiza rero ko tugaragaza ibitangaza Imana yakoze, tukagenda tubwiza abantu kuri, kuko muri iyi minsi abantu benshi bujuje ibintu. Mbese hari abantu benshi ubona ko ari nka Satani wabahamagaye, bagenda bateka umutwe. Ariko turashimye Imana ko hari abahanuzi, cyangwa se hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ndizera ko n'uyu nguyu turi kureba nawe ari muri abo ngabo Imana yitoranirije. Rero mugenzi wanjye wari urimo kudukurikira, wenda ntarasoza, nabanza kubaza ngo umukozi w'Imana Meshake, uri mu buzima busanzwe ni ikihe kintu ukunda cyane? Mu buzima busanzwe icyo nkunda
icyo nkunda mu buzima bwanjye busanzwe, nkunda umuceri, ngakunda n'umugati. Sinzi impamvu mbikunda, nuko nkiri umwana nakundaga umuceri, ngakunda umugati, mbega ibyo bintu ndabikunda, ngakunda n'amata. Nibyo bintu nkunda cyane kurusha ibindi. Ikindi nabwo nkunda ko abantu bose babaho bari mu mahoro, mbega badafite ishyari n'inzangano, kuko nkunda kunga abantu cyane bafite ibyo bibazo, kugira ngo babashe kugira ute kongera kwiyunga, kugira ngo babashe kugira ute kugendana n'Imana. Kuko buriya mbega iyo ufite ishyari, ukaba ufite inzangano, ukaba ufite ibyo ngibyo ntaho byakugeza, kuko buriya kuko nkunda abanyarwanda cyane, kuko nanjye ndi umunyarwanda. Iwacu ni Cyangugu, nkunda abanyacyangugu, nkunda abanyakigali, kuko nagiye nsanga hari abantu benshi cyane bakorera Imana, ariko n'abanyacyangugu banyumva bagira ute bahindura ingamba, kuko bagashaka kugira ngo izina ry'Imana rihabwe cyubahiro, bave mu bidafite umumaro. Ikintu Imana yaguhaye, icyo kintu Imana yaguhaye rero ntago yakiguhereye ubuntu, yakiguhereye kugira ngo ugikoreshe, kugira ngo Imana ibashe kubana nawe. Dusoza ndagira ngo nkubaze, ubundi ni ikihe kintu umuntu yaba yaragukoreye, ni ikihe kintu umuntu yagukorera kikagushimisha? Ikintu umuntu yankorera kikanshimisha, ikintu umuntu yankorera kikanshimisha nuko wangurira costume. Nkunda amakositimu, sinzi impamvu nkunda costume, ariko ngakunda n'inkweto za congo. Ibyo bintu ndabikunda cyane. Kandi ngakunda n'umuntu mbega wangura ibyo kurya. Simvuze ngo ndabisabye, ariko nkunda abantu mbega bakora umurimo bafite ishyaka. Ntago nkunda abantu batanga ariko ejo bakagira amagambo, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ati ukuboko kw'iburyo ntigutanga, kw'ibumoso ntikuzabimenya, cyangwa kw'ibumoso ntigutanga, kw'iburyo ntikuzabimenya. Ndumva rero turimo kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye. Nagira ngo nanagushimire mukozi w'Imana kuba witabiriye ubutumire bwacu, kandi nanagusabira ngo Uwiteka akomeze kukwagura, agende akugeze kure cyane, yaba mu itangazamakuru, mu mateleviziyo atandukanye. Imana yagura imbago, ndetse mugere hirya no hino. N'ubundi ndabizi ko abarimo kudukurikira ari benshi aho muri hirya no hino ku isi. Ndagira ngo mukomeze gufasha umugenzi wacu mu buryo bwo kumusengera no kumusabira ku Mana, kugira ngo imukomeze, kuko hari benshi cyane bagiye mu by'uyu murimo, ariko ejo bundi ugasanga ngo yasayishije, mbese ugasanga ntago bigeze bamaramaza. Ariko turakomeza gushyigikira uyu muvandimwe, tumusengera Imana imukomereze amaboko. Hari icyo narenzaho, icya mbere no gusenga, icya mbere no gufatanya, kandi umurimo w'Imana kwahamagariwe ntago ari ukwaka abantu amafaranga. Mbabwira abantu bose babikora ibyo bintu ko atari byiza, byangiriza umurimo w'Imana, bikagayisha izina ry'Imana. Ariko maze kurangiza ayo magambo, ndashaka kubarangira aho ntuye cyangwa aho mbaye ncumbitse. Mba ahantu bita mu Nzove muri Utagara ya 2. Nsenga Imana, kandi nkunda n'abantu basenga Imana, kandi nkunda n'abantu bashaka Imana kandi bayikunda. Uko naje gusanga abantu bashaka Imana ariko badakunda Imana. Nimukunda Imana munayishake. Imana nicyo narenzaho, cyangwa nicyo narangirizaho, nicyo nabaye ncumbikiraho, kuko n'ubundi tuzakomeza kubana aha hantu. Ngira ngo uyu muvugabutumwa mwamwumvise kandi mwanamusobanukiwe. Tuzagenda tuganira kenshi, azagenda tubwira ijambo ry'Imana mu buryo bwinshi kandi butandukanye, ndetse ndizera ko nzakira n'ubuhamya bw'abantu benshi yagiye asengera, kuko nk'uko mwabibonye kontakite mwazibonye, nimero ndongera nzandike no hasi ikiganiro muraza kuzibonaho, kandi no muri video muragenda muzibona. Dore ngizo ndanazanditse, murebe nizo nk'uko murimo kureba muri screen yanyu. Nimero ze nizo ngizo, ndetse n'ahereye naho murimo murahabona. Mu gusoza rero, nk'uko twatangiye dusenga, ndumva n'ubundi nasaba umukozi w'Imana akadusengera muri rusange, agasengera barimo gukurikira Abayo TV, agasengera u Rwanda ndetse n'abari hirya no hino ku isi. Uwiteka akabagenderera. Reka dusenge Imana. Nkunda Imana kandi nkunda gusenga, kuko igihe cyose ngenda senga, mbega